Ikaze nanone mu mwanya w'ijambo ry'Imana abadukurikirana hano ku isengesho ribohora official, muhabwe umugisha n'Imana yaremye ijuru n'isi. Tuje kuganira ijambo ry'Imana ndetse no gusenga nk'ibisanzwe. Ubaye uje rero ari ubwa mbere, turagukangurira kugenda ukoze sabone cyangwa se subscribe kugira ngo ibutaha utazongera kudushaka ukatubura. Kandi icyiza cyo gukanda subscribe nuko iyo wayikanze iyo dushyizeho ijambo ry'Imana uribonera ku gihe bikagufasha. Ikindi abakoze subscribe musabwa gukora like kugira ngo ubutumwa bukwire hose, ndetse na share. Mugirirwe neza n'Imana. Reka dufate umwanya wo guhamagara Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana y'icyubahiro, tuje imbere y'amaso yawe, tugusabye kugira ngo wohereze umwuka wawe n'imbaraga zawe bibane natwe. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana n'abantu bose baje hano ku isengesho ribohora official, ntihagire n'umwe usubirayo uko yaje. Uwiteka, karibu kugira ngo uvugane n'ubugingo bwa buri wese buje hano ku isengesho ribohora official. Karibu Uwiteka kugira ngo ukore umurimo udasanzwe ku bantu bose badukurikiye hano ku isengesho ribohora official. Kora ibitangaza, imirimo yawe yerekanwe kuri twese, kuri buri wese uje hano ku isengesho ribohora official. Urakoze, urakarama. Ibyo kubikoze, reka ubwami bwawe bwururuke hagati muri twe, bwururuke kuri buri wese uri hano ku isengesho. Handitse ngo Yeremiya nyine 3:11, handitse ngo maze Uwiteka arambwira ati, Isiraheli w'umusubira nyuma yerekanye ko ari umukiranutsi kuruta Yuda w'umuriganya. Genda wamamaze aya magambo aherekera ikasi, uvuge uti, garuka wamusubira nyuma we Isiraheli, ni ko Uwiteka avuga, sinzakurebana igitsuri kandi ndi umunyembabazi, ni ko Uwiteka avuga, sinzakomeza kurakara iteka. Dusimbutse ku murongo waho wa 22 w'icyo gice cya 3, aho hakavuga ngo ku murongo wa 22 ho hakavuga ngo, nimugaruke mwabana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Dore turakwitabye kuko ariko uri Uwiteka Imana yacu. Shuti mukundwa, urumva hano Imana irimo iravugana n'ubwoko bw'Abisirayeli, ariko yarabarebaga ikabona babaye abasubira nyuma. Icyo ngira ngo tuganire ni ku mwuka urwanya abantu ugamije kugira ngo batava aho bari cyangwa se badatera imbere. Umwuka wo gusubira inyuma. Umwuka wo gusubira inyuma ni umwuka wataka umuntu ugamije kugira ngo atava aho ari, nibushoboka umusubiza inyuma hepfo aho yatangiriye. Satani muri kamere yiwe no mu migambi yiwe yifuza ko igihe cy'abantu cyose cyaba icy'imfabusa. Imana iremye umwana w'umuntu, imurema izi itangiriro rye n'iherezo rye. Iba yarapanze ngo uyu muntu nohereje mu isi azatangirira hano, azagarukira ahangaha. Mu buryo bw'imibereho, iyo umuntu wese izanye mu isi, iba uko yaba avutse kose, wibuke ko mu kubaho k'umuntu umubiri kugira ngo ubeho bisaba umugore n'umugabo, umukobwa n'umuhungu guhura bagakora igikorwa cy'umubiri. Uhereye igihe bahuye, intangangabo igahura n'intangangore, umubiri utangira guterana.
umwuka uva mu ijuru ari wowe muntu nyakuri ikamwohereza muri wa mubiri. Rero igihe Imana yohereje umuntu muri uwo mubiri ibashyizeho itangiriro ry'uwo muntu n'iherezo ry'uwo muntu. Itangiriro ry'imyaka ye n'iherezo ry'imyaka ye byandikwa mu gitabo cy'Uwiteka. Uko azabaho kose biba byarateguwe n'icyo agomba gukora. Ntabwo Imana ikohereza mu mubiri wawe ngo icyo ugomba kuba cyo uzakibe kera, ahubwo woherezwa mu mubiri hari icyo uri cyo. Woherezwa mu mubiri urugero rwa hafi kugira ngo wumve ibyo tuvuga. Ikohereza ishobora ifata umuntu ikamwohereza mu mubiri ikavuga ngo genda ube umuyobozi, genda uzaba umuhanuzi, genda uzaba umwigisha, genda muri iriya si akazi kawe ni ugucuruza, genda muri iriya si akazi kawe ni ukuvuga ubutumwa, genda muri iriya si akazi kawe uzaba mu gisata cy'abashinzwe umutekano, genda akazi kawe hariya mu isi wowe uzaba umuprotisiye, uzafasha abantu biciye muri politiki, uzafasha abantu biciye mu by'ubwubatsi, uzafasha abantu banjye biciye mu by'ubugeni, uzafasha abantu banjye biciye mu itangazamakuru, uzafasha abantu banjye biciye mu ndirimbo, uzafasha abantu banjye biciye mu buhinzi, mu bworozi. Imana ikakohereza mu isi muri ubwo buryo. Rero hari aho ubworozi bwawe buzatangirira naho buba buzagarukira Imana iba yaragennye. Hari aho ubuvugabutumwa bwawe buba buzatangirira, hari naho buba buzagarukira Imana iba yarashyizeho. Hari aho ubutunzi bwawe buzatangirira, hari naho Imana iba yarashyize ingabano zaho buzagarukira. Hari aho bega akazi kawe, urwego rw'imikorere yawe bitewe na domaine ubarizwamo, hari aho Imana yagennye rugomba gutangirira, hari naho rugomba kugarukira. Tugarutse mu rwego rw'imihamagaro, hari aho umuhamagaro wawe ugomba gutangirira, hari naho ugomba kugarukira. Tugarutse mu buryo muri ubuzima bwo mu mwuka, ubuzima bw'agakiza, ubuzima bwo kubaha Imana no kugendana n'Imana, aho ngaho Imana yifuza ko umubano wawe uhora utera imbere ku manywa na nijoro. Umubano ufitanye nayo yifuza ko uhora utera imbere ku manywa na nijoro. So rero mu kindi gice ariko Satani siko abyifuza. Satani abashaka kugira ngo abantu basubire inyuma, abantu mu mpande zombi, usubire inyuma mu by'ubutunzi, usubire inyuma mu mikorere, usubire inyuma mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo imyaka yose uzamara kuri iyi si uzayimara utageze ku cyatumye uremwa, uzayimara utageze ku cyatumye Imana ikuzana mu isi. Rero uyu mwuka uragutse cyane uba ushaka gusubiza abantu inyuma. Icyambere uba ugamije kugira ngo uwo usubije inyuma wese umukoze isoni. Yes, uba ugamije kugira ngo uwo usubije inyuma wese umukoze iki? Umukoze isoni. Kubera ko hano Zaburi igice cya 70 uhereye ku murongo waho wa 2 hatangira avuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro. Uyu yari Dawidi wasengaga, yareba mu isi y'umwuka agasanga ibihiga ubugingo bwe bishaka imibereho ye ni byinshi. Noneho azamura isengesho avuga ngo abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye byose basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro. Aba bari abanzi be, yifurizaga kugira ngo basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro bamware. Ariko mu rundi ruhande Satani nawe abashaka kugira ngo, iri ni isengesho Dawidi yasengeraga abanzi be, ariko n'abanzi bawe bashobora guhindukira bakagusengera nk'iri, bakifuza ko usubizwa inyuma, bakifuza kumwara, bakifuza kugira igisuzuguriro. Nta muntu wese ubaho hano mu isi unezezwa no gusubira inyuma. Urugero rwa hafi, ibaze wabaga mu nzu y'ibyumba 3, ejo bundi ugasubira inyuma ukaba mu cyumba kimwe na salo, ese uzishima? Ibaze wahembwaga 500,000,
ejo bundi ukirukanwa kuri ako kazi ukasanga urimo urakorera 150. ese usubiye inyuma? Ese byakunezeza? Ntago byakunezeza. Ibaze wari ufite relationship nziza iryoshye rwose, wishimiyemo umeze neza, ejo bundi ugasanga byasubiye urudubi, byasubiye hasi, umubano wanyu umeze nabi. Nta muntu unezezwa nuko ibyo akora byajya hasi ngo bisubire inyuma. Buri wese aba ashaka ko ibyo akora bijya imbere. Mu mujinya wa Satani no mu bugome bwa Satani rero ndagira ngo utangarize, ntabwo aba ashaka ko abantu tujya imbere. Yaba ari mu buryo bw'umwuka, aba ashaka kunamuka ugasubira inyuma aho watangiriye, kuko azi yuko kujya imbere kwawe niko kumunyaga umugisha wawe yakwibye, niko kugenda winjira mu burenganzira bwawe. So uyu mwuka rero urugwana ugamije kugira ngo Satani arwana agamije kugira ngo afate abantu ababohe, abasubize hepfo iyo ngiyo inyuma aho batangiriye. Niba urugendo rwo kugana muri destination y'umuntu rwari rugezemo hagati, akaba yakurura ukuguru kwa akagusubiza inyuma, ukajya gutangirira hahandi nanone watangiriye. Ndagusengera rero kugira ngo ibirwanya ubuzima bwawe bikarwanya imibereho yawe, bigamije kugira ngo bisubize intambwe zawe inyuma mu mpande zombi. Umuriro w'Imana umanukire kubitwika no kubikongora mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Ndagusengera nanjye nisengera nanone ibikurwanya bihiga ubugingo bwawe, ibihiga imibereho yawe, ibihiga akazi kawe, ibihiga urubyaro rwawe, ibihiga imyigire yawe, ibihiga umubiri wawe, ibihiga ejo hawe hazaza, ibihiga business yawe, ibihiga agakiza kawe, ibihiga imisengere yawe, birwanya gusenga kwawe, ibirwanya kubaha Imana kwawe, bishaka kugira ngo usubire mu byaha, ibikurwanya impande zombi bishaka kugira ngo umusubira nyuma. Ibyo ubona n'ibyo utabona, ibyo uzi n'ibyo utazi, ndagusengera ndisengera kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Umuriro w'Imana umanuke ubitwike, ibituruka iburyo bwawe, ibituruka ibumoso bwawe, ibituruka imbere n'inyuma, ibyakugoteramo hagati. Gahunda ari ukugusubiza hasi, gahunda ari ukugusubiza inyuma. Umuriro w'Imana ubitwike mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Umuriro w'Imana ubitwike mu izina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka, uwo twahawe gukirizwamo, kuko handitswe yuko umwizera wese atsindishirizwa mu bintu byose iby'amategeko ya Mose atari gushobora. Ndagusengera kugira ngo Imana igutsindire umwuka ugusubiza inyuma mu mpande zombi. Uzi aho wabugeze, uhereye igihe wakiriye agakiza, uhereye igihe wamenyeye Imana. Iyo uza kuba utaragiye uhura na birantega byagiye bigusubiza inyuma ku manywa na nijoro, kano kanya uba urahagana hehe? Uba warageze kure cyane, mu buryo bw'umwuka warageze kure. Kano kanya iyo uza gukomezanya umuvuduko watangiranye business yawe, iyo uza gukomezanya umuvuduko watangiranye gusenga, iyo uza gukomezanya umuvuduko cyangwa se wa muntu uneze amatwi, rwa rukundo wahoranye n'uwo mwashakanye mugitangira mukiba fiancé, iyo ruza gukomeza ntirusubire hasi, ntirusubizwe inyuma, kano kanya ruba rugeze. Ariko hari imbaraga zijya zizamuka zikavuga ngo oya, ibi bintu tugomba kubisubiza inyuma, uyu muntu nawe tugomba kumusubiza inyuma. Ndagusengera rero ugomba kwigenzura ukareba neza, ukareba urwego rw'agakiza kawe. Ese agakiza kawe karimo karevirwa, karimo karatera imbere, karimo karazamuka? Ese iyo ugenzuye kwizera kwawe ubona kurimo kurazamuka? Iyo ugenzuye imikorere yawe ubona irimo irajya imbere? Iyo ugenzuye uburyo ubanamo n'Imana yawe ubona umubano wawe uri kurushaho kugenda ujya imbere? Uyu munsi turasenga kugira ngo umwuka wose urwanya kujya imbere kwawe,
uhora urwana no kugira ngo gusubize inyuma. Uwo mwuka ukurekure ukuveho mu izina rya Yesu. Watsinda urupfu n'ikuzimu, cyangwa se ukinga ntihagire ukingura. Twizeye umwami w'abantu ufite ubutware n'ubushobozi buri hejuru y'ubushobozi bwose bwo mu isi. Twizeye Yesu Kristo ufite imbaraga ziri hejuru y'imbaraga zose. Twizeye Imana ihoraho iri hejuru y'ibigaragara byose. Niyo mpamvu ngusengera nisengera ngo ibigusubiza inyuma wowe ureba ndetse cyangwa se utanabona, birashoboka nkaba wari urimo uranyumva utajya ubasha kwigenzura, utajya ubasha kwisubiramo ngo urebe aho uva n'aho uri kugana. Ese mu mwuka iyo wigenzuye hari aho urimo urava, hari aho urimo uragana, cyangwa ukomeza kuba ku cyiciro kimwe? Ese iyo dusengera hano ku isengesho Ribohora Official tukazana izi nyigisho, tukazana n'isi nta ntambwe ntera, kubera iki? Biraterwa n'iki? Iyo umwana avutse agakubita umwaka wose atarakambakamba, ikibazo kiba gifite umwana, ntabwo kiba gifite umubyeyi wamubyaye. Wa mubyeyi rero icyo aba agomba gukora ni ukujya kuvuza wa mwana, agashakisha ikibazo umwana afite. Ndigera nkubwire ngo rero umwana amaze akubise nk'imyaka 3 n'itanu ataragenda, ikibazo kiba gifite umwana, ntabwo kiba gifite umubyeyi wamubyaye. Uko niko nawe bimeze. Niba wumva ijambo ry'Imana ntirigukuze, ntiriguhindure, niba usenga imigozi nticike, ugahora usubira inyuma, ntuva aho uri, ikibazo gifitwe nawe. Niyo mpamvu hano ijambo rero ryaje rivugana nawe, ndikubwira muri Yeremiya hano mu gice cyaho cya 3, rirakubwira ngo maze Uwiteka arambwira ati Isirayeli w'umusubira nyuma yerekanye ko ari umukiranutsi kuruta Yuda w'umuriganya. Genda wamamaza aya magambo aherekera ikasikazi, uvuge uti garuka wamusubira nyuma we Isirayeli, ni ko Uwiteka avuga, sinzakurebana igitsuri kuko ndi umunyembabazi, ni ko Uwiteka avuga, sinzakomeza gukora akarere iteka. Imana irabizi ko gusubira inyuma kwawe, irabibona ko gusubira inyuma kwawe kwatumye witwa izina ryitwa umusubira nyuma. Ntutera imbere ngo bikunde, ntuva aho uri ngo bikunde, agakiza kawe ntikazamuka, ntabwo utera intambwe, waragwingiye, umeze nk'ingwingiri mu by'umwuka. Ingwingiri n'umuntu warakuze nabi, noneho sasa Imana irakureba igasanga waragwingiye. Aho wakagombye kuba uri siho uri, aho wakagombye kuba wicaye siho wicaye, urwego wakagombye kuba uriho si rwuriho. Imana irakubwira rero ngo ngarukira wamusubira nyuma we, yiteguye kugukiza no kuguca umwuka wagusubizaga inyuma mu mpande zombi. Iyo tuvuga gusubira inyuma mu buryo bw'umwuka, ntiwumve ko ari ugusubira inyuma mu cyiciro kimwe gusa, ntiwumve ko ari ugusubira inyuma mu by'ubutunzi gusa, mu buryo bwo kwakira, mu buryo bw'iterambere ry'ibigaragara, mu buryo bw'iterambere ry'ibifatika. Hariho no gusubira inyuma mu buryo bwo mu mwuka, aho umuntu usanga uyu munsi ari mu mavuta yo kwizera, ejo ugasanga yasubiye inyuma yayavuyemo. Aho umuntu ushobora gusanga umuntu ari mu bihe afite umuvuduko wo gusenga, afite ishyaka ryo gusenga, ejo ugasanga ryamuvuyemo. Ntabwo aba ari wowe rero. Hari imbaraga zigukombata zidashaka ko ujya imbere, ariko nawe niwe ugomba guhaguruka ugatabaza Imana, ukinginga Uwiteka. Wumvise Dawidi isengesho yasenze, hari isengesho yasenze ngo avuga ngo Mana utwigarurire natwe ntituzasubira inyuma ukundi. Saba Imana ikwigarurire kugira ngo, kuko Imana ni ikwigarurira, ibyagusubizaga inyuma biracika. Imigozi yagukururaga ishaka kugusubiza aho uri kuva, imigozi igukurura ishaka kugusubiza muri bwa burwayi wakize, imigozi igukurura ishaka kugira ngo usubire mu byaha wavuyemo, usubire inyuma ho mu byaha wavuyemo, imigozi igukurura ishaka kugira ngo usubire mu bupfapfa bwa kera, kandi wari umaze kuba umuhanga, wari umaze kuba umunyabwenge.
iyo migozi igukurura igusubiza mu bupfapfa bwa kera wahoranye icike mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndakwaturaho amaraso ya Yesu Kristo, ndakwaturaho amaraso ya Yesu Kristo aguce iyo migozi yose mu izina rya Yesu. Muri Yeremiya muri iki gice cya 3:22 havuze ngo harambwira ngo cyangwa se handitse ngo nimugaruke mwabana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Imana irashaka ko ikukiza, yiteguye kugukiza gusubira inyuma kwawe, kuko irimira kuvuga ngo nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Itaba Imana uyu munsi igukiza umwuka wakwiziritseho, umwuka wakwiboheyeho, uhora urwana nawe, uhangana nawe, ushaka kusubira inyuma. Amakonekisiyo yose ugufatiramo, imigozi ugufatiramo uyu mwuka uhangana nawe, ugukiranya ku manywa na nijoro kugira ngo ugusubize hasi cyangwa se ugusubize inyuma. Tugiye gukora isengesho ryo gusenya uyu mwuka, tugiye gukora isengesho ryo kurimbagura zino mbaraga. Nawe wizere ko zicitse mu izina rya Yesu. Imbaraga zishaka kugusubiza mu burwayi bwa kera, izishaka kugusubiza mu gisasiro, izishaka kugusubiza mu buribwe bw'ubuzima n'imibereho. Ushobora kuba unkurikiranye warigeze guca mu buzima bukakaye bugoye, ariko igihe kigeze Imana ibikuvanamo. None urimo urareba ibikugarije bikugose, ukabona ni nkaho bishaka kugusubiza hahandi wavuye. Ukabona hari imbaraga zaguhagurukiye zishaka kugusubiza inyuma nyine aho wavuye kera, utatekereza ko wasubira. Uragenzura ukareba, wakwireba ukabona mu mwuka nibura hari urwego warugezeho rwari rushimishije mu byo gusenga, hari urwego warugezeho rushimishije mu byo kubaha Imana no gutinya Imana, hari urwego warugezeho rushimishije mu byo kumva ijambo ry'Imana no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ariko kano kanya urigenzura ugasanga hari imbaraga zaje ziragutsikamira zigusubiza inyuma, usubira inyuma cyane. Wirinde udapfa mu izina rya Yesu. Marayika yabwiye Loti aramubwira ngo hunga udapfa, uhungire kuri uriya musozi, nturebe inyuma utaragera kuri uriya musozi. Reka kureba inyuma mwawe, ndakubwira ngo reka kureba inyuma utaragera ku byo Imana yakuvuzeho. Reka kureba inyuma utaragera kuri destination yawe. Reka gusubira inyuma, rwanya umwuka udashaka ko ujya imbere. Ngiye rero gusengana nawe. Nimara gusengana nawe, wambara imbaraga zo kwizera. Kwanza banza ugira ishyaka ryo kumva ushaka guhora ujya imbere ku manywa na nijoro. Gira ishyaka ryo kumva ushaka gutera imbere mu mwuka, ushaka gutera imbere mu mubiri, ushaka gutera imbere mu mibereho. Hanyuma kibe icyifuzo cyawe ku manywa na nijoro, nk'uko umubyeyi aba yifuza ko umwana ahora atera intambwe. Yaba ari konswa bamufatiye ibere, umubyeyi akifuza akaba yanezezwa nuko yabona umwana yageze ku rwego rwo kwifatira ibere. Ejo bundi akabona umwana yageze ku rwego rwo kwicara. Ejo bundi akabona umwana yageze ku rwego rwo gukambakamba. Nyuma y'igihe gito akabona umwana yageze ku rwego rwo gutangira guhaguruka. Nyuma yo guhaguruka akabona yatangiye kugenda. Ejo bundi ukabona umwana. Uko niko Imana yaturemye mu buryo bwo kujya imbere, bwo gutera imbere. Ntabwo yaturemye mu buryo busubira inyuma. Gusubira inyuma ni ukwa Satani, ni ibikorwa by'imirimo y'ubwami bw'umwijima, ni ibikorwa by'abadayimoni. Kubasenga ijambo rivuga yuko ubundi tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ntabwo umugambi w'Imana rero ari ugusubira inyuma kwacu, ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Mu gakiza ukakarushaho gutera imbere, mu kwizera ukarushaho gutera imbere, mu butunzi nibura umucuruzi yanezezwa no kubona uyu munsi winjije 10, ejo winjije 15, ejo 20, ukagenda uzamuka ku manywa na nijoro. Mu by'ubwenge ni uko nguko, mu myigire ni uko nguko. Impande zombi Imana yaremye abantu mu buryo bwo kwavansa, yani iliumba wanadamu kwa namna ya kusonga mbele hatua kwa hatua. So upande mwingine sasa
ni ibilisi ambaye aliye nyuma ya watu kukwama. Shetani ni uri nyuma y'abantu, cyangwa se ni uri nyuma yo gukwama, kudindira kw'abana b'abantu. Ndetse hari n'igihe abana b'abantu tutadindira, ahubwo n'ahandi twadindiriye. Satani aba yifuza kugira ngo niba bishoboka nawe agukwege, agukure naho ngaho waririraga, usubire hasi. Urarira kano kanya ko urugo rwawe rurimo amakimbirane, ariko noneho ntabwo ari amakimbirane gusa Satani ashaka, ahubwo ashaka ko rwasenyuka burundu. Urarizwa nuko umushahara ukorera utaguhagije, ariko no mushahara ntabwo Satani yishimiye ko waguma, ahubwo yifuza ko wavaho burundu ugasubira hasi. Urarizwa nuko kano kanya wenda uri mu bukode, ariko Satani hari igihe badashaka ko ubona n'ubwo bukode, ubona n'ubushobozi bwo kwishyura ubwo bukode. Abandi bararizwa na za business zitari kugenda neza, ariko iyo business nubwo itari kugenda neza, Satani wawe arifuza mugambi yuko yayikuraho ugasubira hasi. Urarizwa nuko kano kanya umubiri urarwaye, ariko Satani ntabwo anejejwe nuko warwara gusa, ahubwo arifuza yuko wapfa akakwambura umubiri. Ngo igihe cyose abadayimoni baba barwana no kugira ngo basubize umuntu hasi cyane, bagusubize hasi cyane, bagukubita hasi. Tugiye gukora isengesho rero ryirukana izo mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Abo bahiga ubugingo bwawe, bashaka ubugingo bwawe, bahamware, bakorwe n'isoni, basubizwe inyuma mu izina rya Yesu, ariko wowe urusheho kujya imbere. Data, mu izina ryera rya Yesu Kristo, izina risumba amazina yose, izina rifite ububasha, izina rifite ubushobozi, izina ribohora, izina rica imigozi ku bantu bose baryizeye, kuko handitswe yuko icyatumye werekanwa Kristo ari ukugira ngo mareho imirimo yose ya Satani. Ndasenze kano kanya mu izina rya, ndaguhamagaye ku bantu bawe mwami, wabonaga Satani ashaka gusubiza inyuma, ndetse yanasubije inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Imigozi yose yabazirikije akurura bajyana inyuma aho bavuye, nicike mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndatura ngo umwuka w'umusubira nyuma wari uri kuri uyu muntu uneza amatwi, urwana no kugira ngo umusubize aho yavuye, uyu mwuka w'umusubira nyuma tandukana n'ubuzima bw'uyu muntu. Rekura amaraso y'umuntu, rekura inyama z'uyu muntu, rekura ingingo z'uyu muntu, rekura business y'uyu muntu kwa China la Yesu Kristo. Rekura business wari waraziritse, warayihejeje hasi, udashaka kwitera imbere, uhora usubiza inyuma. Rekura imyinjirize y'uyu muntu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndagutegeka rekura imikorere y'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Rekura imibereho y'uyu muntu ibe myiza kurushaho, ijya imbere mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Rekura amagara y'umuntu Satani, ndagutegeka handitswe ngo ahamagara abo 12 abaho ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose. Aravuga ati ni ngaho mugende mwirukana abadayimoni, mukize indwara. Duhagaze muri icyo cyanditswe, turirukana abadayimoni basubizaga inyuma no muntu, turirukana imbaraga z'umwijima zahanganaga n'uyu muntu, zitifuza kwava ku rwego ngo ajye ku rundi. Ndazicaha mu izina rya Yesu. Muve kuri uyu muntu, muve kuri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Yemwe wambaraga we ikuzimu we, wambaraga we ya Satani we, udashaka ko uyu muntu atera intambwe zijya imbere, wowe umusubiza mu byaha yahuvuye yahozemo, murekure mu izina rya Yesu Kristo. Va ku buzima bwe, reka uyu muntu agere ku rwego rwo kubaha Imana, reka uyu muntu agere ku rwego rwo gutinya Imana bishimishije. Icyaha mukoreshaga, icyaha waramuzirikishije, gicike mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ye wambaraga we, va kuri uyu muntu. Uyu muntu ntakongere gusubira inyuma kundi, mu by'ubutunzi ntakongere gusubira inyuma, mu byo gusenga ntakongere gusubira inyuma, mu mikorere ntakongere gusubira inyuma. Ndatura ngo uyu muntu imikorere igihora ijya imbere ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Kwizera kuri muntu kujye kujya imbere ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho. Ndatura kugira ngo usezere ku buzima bw'uyu muntu wa mwuka we w'umusubira nyuma utamwemereraga guhora ajya imbere. Natuye ko uyu muntu agiye kuzajya ahora ajya imbere kwa China la Yesu wanesheje urupfu n'ikuzimu. Ngaho nawe zamura isengesho usenge, uhamagara Imana, uvuge uti Data wa twese uri mu ijuru, uranzi wese kuruta uko ni isi,
nta na hamwe ngucinga, nta na hamwe nguhisha. Ibindwanya byose bitanyemerera kujya imbere, bihora binsubiza inyuma ku manywa na nijoro, urabizi byose. Ndagusaba kugira ngo ibi bindwanya, ibi bihangana nanjye, ibi binsunikira inyuma cyane, ibi bidashaka ko ngana muri destination yanjye, ibi bishaka kugira ngo nzamare imyaka yanjye hano mu isi yose ntarigeze ngera ku cyo wandemeye, umuriro wawe nubitwike mu izina rya Yesu Kristo. Ibituruka mu miryango yaho nkomoka mu buryo bw'umubiri, ibituruka mu baturanyi, ibituruka mu bo twasenganye bajijisha basenga ibigirwamana, ibituruka hirya no hino mu isi, binshakisha ntazi, binyataka ntazi, bindwanya ntazi, ariko byo binzi, umuriro wa nubitwike mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zibirimbure bimunge mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese, ohereza marayika wawe ukomeye, marayika w'imbaraga, marayika ufite ubushobozi, amanuka honde, akureho igitare cyose cyari gitwikiriye ubuzima bwanjye, akura ahantu hose, amfata ukuboko, ankura ahantu hose nari narashyizwe, aho umwanzi yararavuze ko ntazapfa. Tegeko uyu munsi mpave, rekura itegeko ryawe Uwiteka ku buzima bwanjye, ndahava mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Umwuka watumaga nsubira inyuma ku manywa na nijoro uve ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, uve ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho komeza usenge, komeza uhamagara Imana, usabe Data twese kugira ngo umwuka watuma gusubira inyuma gucikaho, uwo mwuka urangire burundu ku mibereho yawe, uwo mwuka wasubizaga business yawe inyuma uve muri business yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka waruri hejuru y'ubwenge bwawe, warwanyaga ubwenge bwawe, ukarwanya ubwenge bw'abana bawe, uyu munsi batsinze ejo batsinzwe, uwo mwuka uve ku bwonko bw'abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Rwanya uwo mwuka, ubwire uve muri relationship yawe, uwo nguwo uhora utobanga umubano wawe ufitanye n'uwo mubana. Uyu munsi mwabanye neza, ejo mwabanye nabi, yani umubano wanyu ni gatebe gatoki. Saba Data twese kugira ngo umwuka usubize inyuma umubano wawe ufitanye n'uwo mubana, ukubitwe hasi mu izina rya Yesu. Inginga Imana yohereze marayika wayo amanuke gusenya iby'amaso yawe atabona bikurwanya. Mu isi y'umwuka hari abakurwanya utazi, hari abatifuza ko ibyawe birushaho kuba byiza, bifuza kugira ngo ahubwo n'ibyo ngibyo waririraga biveho burundu. Ariko saba nk'uko Dawidi yasenze agasengera muri Zaburi ya 70, nawe iryo sengesho urisenge mu izina rya Yesu Kristo. Abakurwanya bose n'abahiga ubugingo bwawe basubizwe inyuma mu izina rya Yesu. Abafuza ibyago byawe, abifuza amakuba yawe, abifuza kumwara no gukorwa n'isoni kwawe, abo basubizwe inyuma mu izina rya Yesu, bakorwe n'isoni. Uwiteka banguka ukize ubwoko bwawe, banguka utabare abagutakira bose bari hano ku isengesho ribohora official. Abashaka ubugingo bw'aba bantu bakorwe n'isoni, bamware mu izina rya Yesu Kristo. Abishimira ibyago by'aba bene Data, abo basubizwe inyuma mu izina rya Yesu Kristo, bagire igisuzuguriro. Ariko aba bene Data babona ukuboko kw'Imana, babona imbaraga z'Imana. Abakoba buri wese uri hano ku isengesho ribohora official, aba basekerera, abo basubizwe inyuma bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Ariko abagushaka bose Uwiteka bakwishimire, bakunezererwe, babona agakiza kawe Mana, babona ibitangaza byawe mu izina rya Yesu. Imirimo yawe yerekanwe ku bantu bose Mwana bisangaga basubiye inyuma batabishakaga. Uyu muntu wisangaga icyo akoze cyose cyanga agasubira inyuma, imikorere igasubira inyuma, ubuzima bwe bugasubira inyuma, imibereho igasubira inyuma, turakugira ngo ibyamusubizaga inyuma bipfe byose bitandukane nawe. Kwa jina la Yesu, umuriro w'Imana utwika ibyo ubona n'ibyo utabona biguhiga, wakire gutabarwa kuvuye mu ijuru. Ni mu izina ry'Uwabambwe agapfa akazuka dusabye twizeye, amen, amen.
izere ko isengesho dusenze Imana ikumvise, Imana ikukijije ibyagusubizaga inyuma, Imana igukijije ibyahigaga iterambere ryawe mu mwuka no mu mubiri. Imana ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Gira amahoro. Bwari ubwa mbere wari ugeze hano, ntugende udakoze sabone cyangwa subscribe, kandi ntubure gusangiza iri sengesho n'iri jambo abantu b'inshuti zawe. Ugira amahoro, nakagaruka ku isengesho ribohora fisha.